ndayirimba kuva Nyanza ngera mu Ruhango. Indirimbo nayibye nka 6 cyangwa 7 yisubiramo, ariko ruva nayifashijwemo. Hanyuma imodoka ngira zimwe izinyimara nk'iminota 20 yizimije, nta kintu cyaka. Ndimo nibaza uko mbigenza, nabene ndarindira imodoka zindi inyuma zitwaye abaririmbyi zizime lift cake umunyerondo arareho. Ndimo nagura iby'umwuka asabira bera nuko aradusabira, amen, aradusabira. Mujya munarota ari kubasabira. Umve neza, arangije haza umuntu muri Varava, araza arahagarara acana toroshi andebera muri moteri, akora ibintu birenze 5 biraka, ndaguka ndagenda. Mwaka nimero zinyima n'izina sinarimenye. Ngeze hari imodoka byitwara turimo turakurikirana twihuta, ngeze ukamunyitsanga habaye accident. Izo modoka ebyiri ziragonze na Fuso na Coaster, hapfuye abantu barenga 11. Numva ngize ubwoba. Hanyuma numvijwe irambwiye ngo ya ndirimbo umwuka wera yagusabiraga. We ni wari kubishyikira, ariko umwuka wera yagusabiraga ngo urupfu rutagutwara. Muva amakuru. Hanyuma nyuma y'iminota mikeya numvijwe irambwiye ngo na wa muntu si umuntu, ni mareka w'Imana waje. Biragoye mu bwenge ntibyajyamo, ntibyashyikirwa uburyo urwara, uburyo kubitwa, uburyo nta kazi ugira. Rero hari hakeneye umuntu witwemeza, akabitwemeza mu gitondo, akabitwemeza nimugoroba, akabitemeza dufite amafaranga, akabitemeza dufite amafaranga, akabitugaho ngo muri abana b'Imana. Twari dukeneye umuntu nk'uwo. Twari dukeneye umuntu ukora umwana wa data uri hano bisanzwe, akamuhuza na data wo mu ijuru, bakabyumva kimwe, bakabyemera kimwe. Ntago byari byoroshye. Iyo mpamvu rero hagiye akora ariko ngo cyabakorera abakoresha abagabo ngo mwipanga ko mureshya 3 muzana mukurikanye ko mureshya, mugire vuba 3 mbere ko hanyuma basobanure ibintu ni wabyumva, ibintu ni wabishyikira, ariko ufite amakuru ko muri umugoroba Imana igiye kutuganiza mu izina rya Yesu. Haje nyuma ya screen Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV wa 10 kugera ku murongo waho wa 13. Haravuze ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara bisi ntibamumenye. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Amen. Ndajya mu Roma cya 8 mirongo isanzwe tuzi, kuko ndashaka cyane gufata umwanya dusoma ijambo ry'Imana. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 14, umurongo wa 14 n'uwa 15 niho dusoma. Haravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka ubata ubasubiza kuko mutabasubira mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakije uti aba data. Umwuka w'Imana, tujye ku murongo wa 16, umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. 26. Uko niko umwuka adufasha mu ntege nke zacu, ko tutazi ko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa, kandi irondora imitima izi by'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira bera nk'uko Imana ishaka. Amen. Turangize muri Timoteyo wa 2, ariko nsozereza nyuma dufata umwanya wo gusobanura amagambo y'Imana. Timoteyo wa 2 igice cyaho ni cya mbere. Nashatse gusomera ngo tuzi cyane itari bugiremo cyane. Timoteyo wa 2 igice cya mbere murongo wa 6 kugera ku murongo wa 7. Nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake iyo waheshejweho no kurambikwaho ibiganza byanjye, kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Amen. Imana ishimwe cyane.
ibintu nshaka kuganira, ndashaka kujya kuvuga yuko ni ukuri turi abana b'Imana. Ndabivuga mu mvugo idakomeye cyane ariko isobanutse cyane. Turi abana b'Imana. Ndagira ngo muri kino kirere cy'uyu mugoroba amagambo ngiye kuganira, ndaza kugenda negeranya ibintu, ariko ndashaka kugaruka ku ijambo rivuga ngo usohoke hano muri nzu wongeye kwibuka yuko uri umwana w'Imana. Kavuga ibintu ndatangira gutya ngo muze kumva icyo ndimo navuga, kandi nzi yuko iri jambo ryo ku mwana w'Imana uyu mugoroba ryongera kubera umugisha, iri mugoroba udasanzwe mu izina rya Yesu. Buriya Imana irema mu itangiriro yamuremye iminsi yayo yo kurema, imara iminsi 5, irema ibintu twakita ngo n'ubwiza bwayo, nibyo ireba ikabona ubwiza bwabyo. Irarema imisozi, irema amazi, irema ijuru, irema isi, ishyiraho ibintu byose, ishyiraho inyamaswa, ibiremera kugira ngo ibyo bintu bibe ubwiza bwayo. Hanyuma igeze ku munsi wa 6 ntiyarema gusa ikiremwa cyo ku bwiza bwacyo, ahubwo irema ikiremwa ishaka kubona yuko ari icyo yirebera. Mu yandi magambo, Imana yashatse kurema ikiremwa, iravuga ngo reka noneho tureme umuntu. Hari mu itangira igice cya 26 no shatse gutangira, iravuga ngo reka tureme umuntu, tumureme mu ishusho yacu, ase natwe, atware, ategeke. Mu yandi magambo, mu birema byose bizanshimisha mbirebera mu bwiza bwayo, ariko ningera ku kiremwa cyitwa umuntu, ndeme ikiremwa nibonamo, ndeme ikiremwa cyangewe. Mu yandi magambo, ndeme miriwari yanjye. Ninjya nshaka kureba ibyishimo byanjye, mbirebere muri wa muntu. Ninjya nshaka kureba amahoro yanjye, nyarebere muri wa muntu. Mu yandi magambo, ibingize byose ndashaka kuzajya ngiraho ndebera, ibingize nkabirebera mu muntu. Ninjya gushaka kureba ubutware bwanjye n'imbaraga zanjye, ndashaka kujya mbirebera mu muntu. Ndashaka gusona ntatangira ngo bize kudufasha cyane. Hanyuma ikintu cyose ninjya kureba imbabazi, nzirebere mu muntu. Mureke tureme umuntu ase natwe. Imana ifata umuntu imuhereza identite, irayimuhereza. Ndashatangira aho ngaho. Irangije kumuhereza identite, ngo ubaye njyewe. Icyo haba mu isi, haba mu byo mu ijuru, haba mu byo munsi yaho, ngo ubaye njyewe. Umuntu yakira kuba Imana. Umuntu yakira kuba Imana imwe. Mu yandi magambo, ubuyobi twari dufite ubundi icyo muziye mufite ito bita ubutatu butagatifu, ubundi bwari ubune butagatifu. Hari Imana Data, hakaba Imana Umwana, hakaba Imana Umwuka Wera, ariko bakaba n'Imana muntu. Buri Imana yararemye Imana muntu kugira ngo umuntu agenderemo abyizere. Hanyuma mwumva akaga kabaye, inzoka iza gushuka. Ntabwo yaje gushuka ngo itware ikintu cyose, ntiyaje gutwara amafaranga, ntayo yagiraga, nta kindi yaje gutwara. Yaje kumutwara identite yiwe. Aza kuvuga ngo cya kintu wabaye cyo ndagomba kukikwambura ngitware. Araza aramubwira, mwumve muri Edeni muzarebe ajya kushukwa, ngo yamweretse igitaramu, ngo ese kira giti bakuje kukijyaho, ati cyane umunsi twakiriyeho no gupfa tuzapfa. Ati hoya, ati munsi mwakiriye mwumva makuru uzahinduka use n'Imana. Deja uwo muntu n'Imana. Aramubwira ngo ntabwo tumenya ibintu byo ku mwana w'Imana icyo bisobanura. Aramubwira ngo uzahinduka, nujya kuri cya giti urahinduka umere use nk'iki Imana. Mu yandi magambo, icyari Imana bashatse kongera kugihindura Imana. Satani nta kindi kintu cy'umwana w'umuntu yamwibye identite. Nicyo tuvuga ngo umwanya arayitwara yinyaga, arayitwara ayijyana. Kuva uwo munsi ngo akimara gusoroma kuri izo mbuto, identite y'umwana w'umuntu cyangwa uwo ari we Imana y'Imana iragenda, asigara hariya. Uva makuru inaho nubwo bwatangiriye, kuko yambuye bya bintu byose by'Imana, agiye gusigana bya bindi ngo abona yambaye ubusa. Imana irababara, ntabwo mbisura mwese cyangwa murahazi, ariko bafitiye amakuru ngo imaze kuvuga ibizaba ku mwana w'umuntu, ku mugabo, ku mugore, no ku nzoka, ngo iramubwira ngo mbere yo gusohoka iyi identite irajyana. Ariko reka nkora icyo nkora, ngo aragenda. Mbere yuko Adamu asohoka mu isoni, mu kimwaro, Adamu na Eva mbere yuko asohoka, ngo iragenda ifata imwe mu nyamaswa, ngo amakuru, ngo irayibaga, ngo ibaze, ngo ikuraho uruhu, ngo uruhu ruvirana amaraso. Hanyuma ngo irwambika Adamu na Eva, biri mu Itangiriro 3:15, ngo irimwambika urwo ruhu kugira ngo umuntu asohoke. Burya yasohotse yambaye uruhu rw'amaraso, rusono ngo iya mbere yatakaje, Adamu wa mbere atangaje iya mbere, ariko Adamu wa kabiri hari amaraso azameneka ya Adamu wa kabiri kugira ngo icyo twanyazwe kigaruke mu izina rya Yesu. Ndashima Imana, haleluya.
nyuma y'imibyimba ye n'inkoni zo no gusuzugurwa no kwambika ubusa no kugira ahatandukanye, ngo ajya ku ijambo rikomeye, ngo azamuka umusore w'imyaka 33 wambaye ubusa muri karitsiye. Buriya n'akana kantu ubona kakabita bashyiraho nako kugira ngo gusa kakarimo mubona ku musaraba bakabona Yesu yambaye akabita. Yesu nta kabita yari yambaye. Yesu yari yambaye ubusa buri yakubiswe kuva ku mutwe kugera hasi, kugira ngo identite twanyazwe igaruke mu izina rya Yesu. Arangije ariya jambo avugiye ku musaraba ngo byose birarangiye. Ntabwo yavugaga ibintu bikomeye, yaravuga ngo abantu basohotse muri identite ya mbere binjiye basuye muri identite ya kabiri muri Kristo Yesu. Ntabwo muri ibintu nabagira hanga. Turashima Imana, haleluya, yuko muri Kristo Yesu gusa niho twongeye gusubizwa abo turi mu izina rya Yesu. Hanyuma Yohana yandika aravuga ngo yaje mube ariko ntibamumenye, abaza mubye ariko ntibamenye. Icyakora abamwizeye bose bakizera izina rye, baba bari i Kigali, baba bari i Burundi, baba bari i Nyamata, baba bari muri Aziya, abo bose ngo ntabwo yatwise. Kamabwira ntabwo yatwise, ntabwo Imana itwita abana bayo, Imana yaduhinduye abana bayo. Njya mbabara numva umukiza ngo Imana ntabwo Imana itwita abana bayo, Imana iduhindura abana bayo. Muzi impamvu? Muri uyu mujyi dufite abantu twita ba grand frère ntacyo dupfana. Dufite abantu batwita ba tonto, abandi ba tante, kuko ucuruza amata muri karitsiye, abo turafite ngaha. Ntabwo Imana ari utuzina yadutije, yaduhinduye kuba abana b'Imana. Ndashaka umunsi kukundisha abana kuba umwana w'Imana. Ndashaka utahe, reka mabwire turi abana b'Imana. Uyu munsi ndacyabivuga turi abana b'Imana, ndacyabivuga turi abana b'Imana. Ntabwo twitwa ahubwo turi abana b'Imana. Ngo abo ni babyawe n'inyama n'amaraso, ngo babyawe n'iki? Babyawe n'Imana. Naho mufashe muzverera amagambo meza mafitiye n'umwanya none, amagambo afitiye, haleluya, njya bafitiye ko nzi ko muvuye mu bihe bya Pentecote, haleluya. Ntabwo mwari kumva iki bitwa ko abana b'Imana. Mwumve rero, kugira ngo nabigeza gute, kugira ngo Gasipari wavukiye iyo ruguru za Nyamagabe hepfo hajya hejuru yaho yicare mu kazi ke yumva ko ari umwana w'Imana, ntabwo byoroshye. Ntabwo wafata imfubyi yakubiswe, mwumutse neza, imfubyi igakura itazi papa, wanayibwira papa ikikanga, yamara gukizwa ukayibwira ngo ni papa, biragora, ntiyabishyikira. Ntiwafata umuntu udafite isambu mu nzu, nta sambu, nta kintu kimwe afite, ukamureba ukamubwira ngo uri umwana w'Imana, biragoye, mu bwenge ntibyajyamo, ntibyashyikirwa. Uburyo urwara, uburyo ukubitwa, uburyo nta kazi ugira. Rero hari hakeneye umuntu witwemeza, akabitwemeza mu gitondo, akabitwemeza nimugoroba, akabitemeza dufite amafaranga, akabitemeza dufite amafaranga, akabitubwira ngo muri abana b'Imana. Twari dukeneye umuntu nk'uwo. Twari dukeneye umuntu ukura umwana wa data uri hano bisanzwe, akamuhuza na data wo mu ijuru, bakabyumva kimwe, bakabyemera kimwe. Ntabwo byari byoroshye. Iyo mpamvu rero hagiye akora yitwa ngo cyabakorera abakoresha abagabo ngo mwipanga ko mureshya batatu, muzana mukurikiranye ko mureshya, mugire vuba batatu mbere ko hanyuma basobanure ibintu ntiwabyumva, ibintu ntiwabishyikira, ariko ufite amakuru ko muri umugoroba Imana ije kutuganiza mu izina rya Yesu. Hajya inyuma screen. Okay, muhagara ngo akombize kufasha kwanga ntimwagarara. Mukurikirane umuremure ninde? Jya imbere yabo, jya oya ngwino hano. Murebe njye agiye gusobanura. Hanyuma umukurikira naze mu iruguge. Numukurikira ze mu iruguge. Ibintu ni twari kuzabyumva, ariko Imana ishimwe ko itwumvishije. Mwumva amakuru hangaha, haleluya. Ndashaka utaye urimba ngo uri umwana w'Imana. Ndashaka uyu munsi ujyame mu byo uri muraca muri by'indamo byose, muri ijoro ryo guhamagara ruva mu isango ryo gutabaza. Ntiwongere gutabaza Imana ya kure, utangire gutabaza papa, umuganirize kuko uri umwana w'Imana. Ibi si teori, ibi si amagambo, ibi ni ukuri. Yohana avuga ngo bakurwe turi abana b'Imana, ariko utwo tuzasa ni kurekanwa, ariko si unyerekanwa tuzasa nawe. Witwa nde rero? Witwa nde? Ildefonse. Nanga abantu basenga batariye, y'abantu basenga batariye bafite ibibazo, ubu muri kujya kugira ngo musenge, nta munyantege usenga, hasenga abantu bariye. Rero umuhanze mujyanye dusenge mu kanya. Mukurikire rero Ildefonse umurebye hano, abari hano
wabona Ildefonsi uri hano mureba, ariko amakuru bafitiye uyu ntago ari Ildefonsi. Iyi ni inzu ya Ildefonsi. Iyi ni ikinyuma niki urebye urusengero rwanyu ntiyamenya ibindi byumba birimo. Uyu Ildefonsi we nyuma mureba, nubwo ari uvuga, nubwo ari uganira, ariko ntago ari we Ildefonsi nyawe. Uyu nguyu namugeranya nk'inzu uyubatse gusa. Hanyuma Ildefonsi nyawe ni inzu y'icyumba kimwe na salo. Ndabisora neza. Iyi ni inzu y'icyumba kimwe na salo. Rero iyo ufunguye mu nzu yitwa Ildefonsi, ugwa gumaho ngaho, ugwa muri salo. Hano muri salo ni mu ntekerezo, mu marangamutima, mu myumvire, mu mitekereze, bamwita muri am cyangwa muri so, cyangwa umuntu w'imbere cyangwa umuntu hangaha. Muri salo bihora byinjira bisohoka, ni salo nyine. Ildefonsi ni inzu reba inyuma, ariko wakingura mwese buriya muri inzu y'icyumba kimwe na salo. Mwumve ndashaka kuvuga ngo twumvire ko turi abana b'Imana. Hano ni mu ntekerezo, ni mu marangamutima. Iyo mpamvu Ildefonsi yicaye ahangaha, ubu wasanga agiye kurangura, ageze ku mpaka agenda kandi yicaye ahangaha. Muzi impamvu? Ubu Ildefonsi urahanga, ushobora gusanga ari muri defuwari y'abanyeshuri, ndayikora sanga pi ejo. Ubu hari n'uri mu kabati, hano watangiye uteka, hano hari n'uri mu bateba we mu gitondo byukasanga pi. Ubu hari muri abari mwishire mu gitondo wicanga. Kubera iki? Aha ni mu ntekerezo, ni mu bwenge, ni ibyinjira n'ibisohoka. Rimwe arota yagiye mu ijuru, ubundi akarota ari maramanuka yacuramye, ubundi akarota. Bese hano ni muri salo byose biri mu Venezanga. Rero ntago inziba abantu bumvira muri salo gusa. Inzu yose igira icyumba principal. Hakaba hari icyumba harawutarenga muri salo. Hari icyumba kidasanzwe. Hari icyumba cy'umwihariko. Iki cyumba mu cyumve neza cyitwa mu mwuka cyangwa muri roho, ariko ntago ari umwuka wera. Ahubwo ahangaha ni ahantu hakinze, murebe neza. Iyo maze kumva ubutumwa bwiza nkizera, icyo gihe iki cyumba kirafunguka. Iki cyumba ni icya nyirinzu. Iki cyumba ni icyo waremye inzu. Ajya kutwubaka arabizi yuko iki cyumba ari icya nyirayo. Yisigiyemo icyumba, avuga ngo reka tureme umuntu, aramuhumba, amukorera inyuma, amukora ngaha, yisigira icyumba arakibika, aravuga ngo umunsi naje muzima niyo nzatura. Mwumva rero, kuba umwana w'Imana rero nta biganirizo Ildefonsi, kuko uyu nguyu ni wejo. Uyu ntabwo ari Ildefonsi pe, ndaje mbasura ngaha. N'uyu intekerezo abangaba nubwo ari bo baganje, ariko si bahanga. Muzi impamvu? Samweli nitabye Imana, bakavuga ngo nitabye Imana. Uzikura atanga itangazo ngo Byiringiro Samweli yitabye Imana ku itariki 2 z'ukwa gatandatu 2015 ngo saa 9. Dore witabye Imana n'uyu. Umurambo uri muri moruge, uzashyingurwa. Ibi nutizera arabizi yuko hari ahantu havugana n'Imana, hitaba Imana. Mwumve neza, ibitekerezo n'ibi ngibi uyapfa kwashyize mu mwuka, ibitabijyana ikuzimu. Nta ntekerezo, nta bwenge, nta bintu byose. Rero yije rero kuri twebwe, ninde ugiye kutwemeza? Rero umugabo umwe muri no korana none naze none namwe kugira ngo no korana nyikoreshe ngo inahanga nihutisha, hanyuma tsoro muri cya cyumba. Umugabo umwe muri korana naze umuntu nteguza naze wari wese, cyangwa n'unyegere wundi yizirizire. Aha yiziri ndashaka munyegere hanga. Mwumve neza, iyo rero kugira ngo tubyemere turashima Imana. Yesu yiye abigishwa be bati mureke ngende, kuko nintagenda ntago nzabohereza umufasha, ariko ningenda nzamuherereza. Uwo mufasha ni muhereza azakurikira. Rero ntago azaza ngo ature kuri Ildefonsi nguyu, hoya uyu ni mubiri, uyu nahanga. Nta nubwo azaza ngo ature mu ntekerezo, ntago byamukundira. Ahubwo azaza mu cyumba yagenewe. Mujye namujye kwicara mwebwe, hanyuma asanga umwuka wacu, bajye muri cya cyumba mukurikira amakobera muriro. Uyu ni wa muntu w'imbere, uyu ni wa wundi udafatika, utagaragara. Ahure n'umugabo witwa Mwuka Wera, amubwire ngo nje kubana nawe ibihe byose. Umva makuru ngiye kwagatanga ngaya, nje kwica namwe ibihe byose. Rero dore akazi nshinzwe gakomeye. Mwumve ibintu mu byumva neza, nshinzwe imirimo 4 gusa muri wowe ikomeye. Ibindi nzabikora ko imirimo 4 nzanye nahanga. Icyambere nubwo Ildefonsi nyuma byamucanze, nubwo Ildefonsi nyuma tabona inzira, dore uko rivuga ngo umwuka w'Imana aduhindura ngo kuba abana b'Imana, ngo adutakisha atukibe inyunguti tuva ngo aba
data. Reka amasoro ijambo ryitwa aba njya numva muri sono mu buryo butandukanye. Mwumve umwuka ari kuva mu gitondo ahora amubwira ngo ari kuvuga ngo aba data. Ko byancanze aba data. Muzi aba cyo bivuga aba ntago ari aba data. Njya numva muri sono ngaha. Aba ni yugiye muri Isirayeli ukajyana abayuda. Yo sanze abana bakina ijambo ryitwa aba ni nko kuvuga niryo risobanura papa cyangwa daddy. Uveneze bo kumwe tuvuga ngo papa cyangwa tuvuga daddy bo barimo bavuga ngo aba ni ikirimi cyanga. Rero umwuka w'Imana reka vuga ageze agasanga ari default imbere akamubwira ngo watatse ngo daddy, watatse ngo papa, wavuze ngo bikuvuga ngo papa, kubera iki ngo ahora dutakisha kandi si umunsi umwe si saa imwe ahora dutakisha ngo papa. Uzi papa tuvuga ijambo ryitwa papa risobanura ngo ni wowe soko y'ubuzima. Ibintu byose birakureba. Uzi ko umwuka wera w'Imana ntabwo azi ko tuba mu gitabo cy'irangamimerere cy'iwacu Karongi. Reka da umwuka w'Imana andebera mu gitabo cy'irangamimerere cyo mu ijuru hanyuma akamubwira ngo vuga ngo aba dati papa. Niba hari isengesho wasenga rigakubita hasi imisozi rigakubita hasi ni ukuvuga ngo ndimo ndabwira dati. Ababyeyi bose barahangaha nukuri umwana ukubwiye ngo daddy cyangwa kwita papa cyangwa kwita izina mujye mumva uburyo rikora ku mutima. Uzi ko umwuka w'Imana ahora biba byakomeye akabwira hano waho ni byamucanze byakomeye abati aba daddy papa. Wama ngo ijyojwe wongera kubyumva muri wowe byongera kuvuga ngo aba daddy ujye utumva uyu ni papa. Kababwira ndi umugabo wigisha ahantu henshi, nigisha mu kaminuza ahantu hatandukanye. Nigeze gushaka kwiga kwizera. Kamba ubuhamya ko tugiye gusenga Imana. Umurimo wa mbere umwuka warakora muri twebwe ko ngo twemeze ahora tubwira ngo aba data. Uzi ko nigeze gushaka kwiga kwizera birananira. Niga kwizera nsoma ibitabo kwizera numva kuri hasi. Yewe numva abantu wigisha kwizera numva kuri hasi nsoma ibitabo hanyuma umwe Imana imisomo gitwa kwizera. Iri jambo mvuga ngenda ryumva umwuka utubwira ngo aba dati. Muza amakuru nagiye mu rugo ndwaye grippe yanyishe ntanyeganyega. Mfite umwana witwa Samuel yarakuze yarafite imyaka 7. Samuel yinjira ndi nakinze icyumba. Samuel akomanga ku rugi rw'iwanjye arakomanga naga kumukingurira. Samuel yicara kugira ngo ati dadi nicaye hano ntago mavu mburi icyo nkora. Jambo yitwa dadi papa mugitonderere komeye. Arabati simvanga mvamo ndakingura urashaka iki namurakari. Arambwira ngo nzanye urupapuro rwo kwishuri byari saa 6:15 bantumye minervare ntago nishyuye. Saa 8 ndasubirayo ndaza gutwara borderon mu cyumba cyawe. Uko ujyamye n'ukumeze ntibindeba ndaza gutwara borderon ku cyumba cyawe. Mveneza Samuel nkajyaho n'imikino ndabona kana mfite saa 9:13 nazo zitazanageramo. Aragaruka ati maze kugera mpereza borderon aho waba yakuye hose naho ni ushaka ubudakora ntago ibyo bindeba muri business cyizwe ntago irimo. Nukuri buri hari ibintu abana yo bari kwa dadi hari ibintu bitabareba barajya gute barabyuka bate barambara bate burya hari ubudosiye ntuzabona umwana uyu musawi bibaza ngo ndagiki ibyo ntibimureba wajya kuri botike kwikopesha wagira gute uwo ntago bizi. Muza amakuru ndasohoka njya kuvugana ku kigo cy'ishuri arambwira ati mereze inyandiko ku ishuri ambwira ati yishyuye ndagenda ngeze hanze umwuka arambwira ngo sawa ntushaka kwiga kwizera ariko nunyizera uko Samuel akwizera birahagije. Nubu sindagera ku rwego rwo kwizera Imana uko Samuel anyizera. Uyu mwuka waratubwira gukero avuga ngo aba vuga ngo ni dati byizera ugene nka dati mwese mwirwa mukarikira ariko muzabirebe. Ufite imyaka ingahe? Haguruka witwa nde? Arsene ntimuri Arsene hangaye ni forume. Arsene hari ibintu bitari mu itekerezo n'ukuri. Arsene ntumaze igikoma n'isukari naho ari burare nuko minervare. Arsene burare ibintu bitamureba na gato kuko azi aho ari. Umwuka w'Imana ahora dutakije ngo aba dadi papa. Uyu munsi ijoro ryajwe ni ijwi rikomeye mu izina Yesu. Hanyuma ngagahindukira akabwira ngo nubwo utabyizera ngo umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Mu Cyongereza avuga ngo umwuka w'Imana ahora ahamiriza testifies ahamiriza umwuka wacu akavuga ngo nubwo utabyemera uri umwana w'Imana ko byacanze uri umwana w'Imana kutambaye uri umwana w'Imana. Basana gatoya
mwari muzi ko niba utarasubiza nuko ari dadi? Mwari muzi ko ikintu utarasubiza ku buzima bwawe nuko ari dadi? Mwari muzi ko ikintu cyose yaguhaye nuko ari dadi? Mworoshye ibibazo byo utarasubiza nuko ari dadi? Ntabwo muranyumva. Umwana wanjye ajya abona indege izamutse mu kirere akavuga ati papa indege yingurire, nkamureba nkamuseka nkamubwira ngo nzayikore ko ndi dadi. Nibyo utarasubizwa nuko ari dadi. Ntabwo bireba nuko ari papa. Nawe urabizi hari ibintu umwana atagusaba si uko uyimwimye ahubwo nuko ari papa. Mubibarane neza, mworoshye ibintu mubane neza. Jya umubwira nka papa yemera ko tumubwira ibintu byose, ariko nibyo atarakora nuko ari dadi. Mwese mujyanye n'abana banyu kuri botike, ntabwo umwana agenda areba agahunga n'ibintu by'amasukari n'ibintu n'indagara, hoya agenda areba yawurute oranje, agenda areba hari biswi, buriya niko igitureba hari dusenga kaba ngo yo suko nabikwima ariko ndi dadi. Sinagutingira muri yawurute gusa, sinagutingira ngaha. Rero umwuka w'Imana ahora twemeza yuko ibyo Imana ikora mu buzima bwacu nuko ari papa. Reka ngere ku cya kabiri. Haleluya. Nuko ari papa. Uyu munsi ugenda ubwira amajwi yose ko ntabwo inzi nuzenga ko gatatu arabikora, ntabwo uzabura Imana. Ndumva Imana va muri utwo tugambo two kuwa gatatu no kuwa kane ibyo atarakora nuko ari dadi. Nutabikora igaragaze. Oroshya ibibazo upfa kwamenya ko umwuka w'Imana muri twe tubwira ngo papa. Kavuga ibintu nyuma dusenga Imana. Tujye gusenga Imana mu kanya. Kandi turasengera muri dadi pe. Turasenga tubwira dadi. Turavuga tubwira dadi mu izina rya Yesu. Ko ndimo nagira ngo umwanya wanjye ujye neza. Munkurikire cya kabiri gikomeye. Haleluya. Hari ijambo mujya musoma mukagirukansa ntimubyumve neza. Riya jambo twasomye muri 26 umugice cya 8 mu Baroma ngo ko ni kumwuka adusabira kuko tutazi ko dukwiye gusaba. Ariko umwuka adusabira turi iminiho ngo kuko niwe uzi ibyo data ashaka, hanyuma agasabira abera uko data ashaka. Reka mbereke uyu mwuka, reka mubwire mukunde papa yabigize neza. Ntitwari kubishyikira nyaboneka, yaduhaye umwuka wera ngo tubishyikire. Yaduhaye umwuka wera ngo tubishyikire. Ndabivuga gute? Reka nkoresha ingero nta kundi. Iziranga mukobwa nabo nyora nankurikiye iziranga. Nuko reka ko umwuka ubujya dusabira. Muri ko umwuka dusabira. Ubu rero wewe bugiye hari we dadi uhagararaho uyahinduke umwuka wera, uyahinduke uyasabira. Reka nange mu rugero rworoshye cyane. Uyu mumama bamwambuye isambu, abantu biwa bakamwambura isambu bakamurenganya. Ndashaka gutanga mu vugo dukeneye kumenya ko hari dadi uri kumwe natwe. Bakamwambura isambu bakaturenganya, bakayimwambura akarira, impapuro bakajya za ruswa, bikagenda gute? Uyu ni umucamanza agiye kubwira muri bahangaha. Uyu mumama nubwo yarenganye, nubwo ababaye, nubwo byapfuye, ntabwo umucamanza ari bwumva amarira ye gusa. Umucamanza arashaka ngo ibyo amubwira bishyire mu ngingo. Arimo arayimubwira yo nimutandengera ntabwo mvanga ku rukiko. Iyo bimeze gutya rero dore ukuntu mugenzereze bamushakira umwunganizi. Umve neza. Umwunganizi akaza akora iki? Umwunganizi amatwi wa mugore warenganye akarira, baranyibye, ese ufite agapapuro ntako, narababaye, narapfuye. Yarangiza umwunganizi akabyumva neza. Umwunganizi agahindukira hano. Umwunganizi agahagarara akavuga ati cengiye ku ngingo y'ingiyi ngashingira ko akataka nkaka nje kuvuganira umugore ndi mu kimbo cye, ndahagaze ndahicaye ngiye kumuvuganira, ntazi kuvuga, ntazi kutekereza. Umwunganizi agahuza amategeko n'ikirego cyahangaha. Dore uko umwuka wera dusabira. Mwumva ko umwuka wera muri abahangaha, utuye muwe mudugudu wa Ruyaga. Atuye mu mudugudu wa Ruyaga i Masaka. Namwe nyivira bavuye atuye Ruyaga Masaka. Imana ituye mu gihugu cy'Isiyoni. Mumbwire ukuntu hano bazamenye ko basabana. Uzi ikibazo azamusabira muri wa mudugudu wabo, amusabire za Masaka, amusabire bese azamusabinga na Masaka n'ibingana kwa kuri byose ndarenganye. Niyo mpamvu twari dukeneye umwuka wera. Uzi ibyo datunze n'ibyo ashoboye. Hanyuma turimo turasenga rero. Dore ko umwuka wera azakatubwira.
iyo turi murasenga uri muri nginga, Mana yanjye ntabana ndengera abana bajya kwiga, umwuka yarageza akabyumviriza neza akabitega amatwi, kuko tutazi ko tubivuga, tuvuga nk'abejo bundi. Niyo mpamvu niyo mumusaba ibintu biri aho ngaho, mumusaba ibintu mwirukana ibikeri byo muri karitsiye, ibyo bikeri ntabwo mu ijuru bizi n'ibyo bikeri byo muri karitsiye, bese nahora kubiswa arahondaguwe, ageze ku masengesho yacu usenga twarahondaguwe tutumva, hanyuma akajya imbere ya data. Uwo ni umwana usaba, ndabizi ko ufite ubutunzi bukomeye, ndabizi ko ufite agasabira bera kuko Imana ishaka. Niyo mpamvu rimwe na rimwe nkurikire, ushobora kurara usaba Imana igikombe cy'amata, Mana wampaye igikombe cy'amata, n'ay'inyange wayabuze, hanyuma ukabera akavuga papa mwihanganire ngende kumusabira inka, ndabizi ko utagira igikombe ugira inka. Umwuka wera ajya amenya kudusabira ibyo byatashaka, kuko azi abana we ibyo tuze mu izina rya Yesu. Haleluya! Bwa bugambo bwose urabuvuga, bwaho bw'iyo hepfo, Mana yanjye ndengera ndengera, ikareka twandengera, ikagenda itaje kuvuga kuzandengera, ikaza kubwira data ibyo bikiye. Uzi ko umwuka wera kuko azi dati, akamenya n'umwana we, ajya mu mufuko wa dati agakopera igitangaza kibitsemo, akazi kuva ndavuze gusengera, sengera iyo modoka, sengera iyo nzu, sengera ku kazi, sengera umugabo. Uzi impamvu azi ibyo data atunze, akabisana mu izina rya Yesu. Uzi impamvu wari mu maso ya dati, wari wabyuka ukumva ikintu cy'icyifuzo kinini, ugatangira gusengera ibintu. Abana banjye baziga Canada, ibyo n'umuvuga n'ijyangane, nuko dati arenze 9 years. Dati wari marareba Canada, wari muri 9 years. Rero umwuka azi gusenga uko. Mwumve neza. Ni nayo mpamvu hari ibyo adakeneye amagambo yawe, agakenera amarira yawe akabisabiramo. Wari waza ugafashwa ukarira gusa, burya najya amarira umwuka wari kuyasabiramo. Wari wazana kumva indirimbo irazamutse, burya nta ndirimbo arimo arayisabiramo. Ni ukuri igiye kwezi ubuhamya bwanjye, njya nyobora amanama akomeye, nkajya n'ahantu hakomeye, nkicara akomeye, y'indimi z'umwuka wera zije, njya mbwira abantu ngo hari umuntu ucaka, hajya muri koridoro nkazivuga, kuko umwuka wera data ajya gute ashaka. Nujya wumva uri mu isoko ukumva rero yaje, ujye ubitera, ntabwo uzi impamvu umwuka arimo arisabiramo. Hari ibintu data atunze utakoresha imirwayo ngo rubishyikire, ariko turi abana b'Imana bakundwa, turi abana b'Imana. Ngewe ndabahereza buno buhamya, ni mu 2019 ndashaka ko umwuka ajya dusabira, ntimukarangare. Umwuka ajya gusabira ngo ariko turimo turaza, tureka turimbe, you never know, ntabwo cyumva arimo aragusabira. Ngewe navuye mu itana cya SEP 2019 ugwanya ndabuze, nayivanye na korari ya Silomu kuko Mukenye, twabwirije ni nyuma saa sita naniwe, tumva saa moya tugeza kamera zitara nyinshi muhanda, nza nirukanka, intwaye imodoka nirukanka, ariko bari basigaye inyuma kwa kundi bari nge bazinga banasezera, nge ndabasiga ko nayifite gahunda muri Kigali. Ndenze Huye numva indirimbo ngeze Nyanza ivuga ngo uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe za kuri twe, wanesheje Satani nyagubutware bwose hakwiriye. Ndayirimba kuva Nyanza ngera mu Ruhango, indirimbo nayibye nka 5 cyangwa 7 yisubiramo, ariko ruva nayifashijwemo. Hanyuma imodoka ngira zimwe izimye imara nk'iminota 20 yizimije, nta kintu cyaka. Ndimo nibaza uko migenza, nabene ndarindira imodoka zindi inyuma zitwaye abaririmbyi zize zime lift cake, umunyerondo arareho. Ndimo nagura iby'umwuka asabira bera, nuko aradusabira, aradusabira. Mujya munarota ari kubasabira. Mwumve neza. Arangije haza umuntu muri Varava, araza arahagarara, acana itoroshi, andebera muri moteri, akora ibintu birenze 5 biraka, ndaguka ndagenda. Mwaka nimero zinyima n'izina sinarimenya.
ngeze hari imodoka ebyiri twari turimo turakurikirana twihuta, ngeze ku Kamonyi nsanga habaye accident. Izo modoka ebyiri ziragonze na Fuso na Coaster, hapfuye abantu barenga 11. Numva ngize ubwoba. Hanyuma numva ijwi rambwiye ngo ya ndirimbo umwuka wera yagusabiraga. We ni wari kubishyikira, ariko umwuka wera yagusabiraga ngo urupfu rutagutwara. Muva amakuru. Hanyuma nyuma y'iminota mikeya numva ijwi rambwiye ngo na wa muntu si umuntu, ni marayika w'Imana waje. Mwuka wera azi gusabira abana ba data ibyo data ashaka. Data afite byinshi, ariko umwuka wera mu teraniro agusabira nk'ibyo data ashaka. Niyo mpamvu reka mbivuge magazanga, niyo mpamvu bya bindi byinshi usengera atari byo usubizwa. Niyo mpamvu byinshi kandi kaba ngo ibasha gukora cyane ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira. Ntabwo Imana igusubira muri agenda yawe, Imana igusubira muri agenda yayo. Imana ntigusubira amasatima yawe. Nicyo cyiza cyo kumenya umwana w'Imana. Ujya gusenga Imana ngo mwami, nibyo ntabivuge neza, umufasha ari mu izina rya Yesu. Icyanyuma nsoza, umwuka wera ahuza umwana na se, kuko urimo umwana avuga papa ntaruzi. Ururimi tuvuga nta hantu uriye n'urwa papa. Iwabo wa papa avuga ururimi rwitwa kwizera, iwacu tukavuga ururimi rw'ubwoba. Nkurike neza rero umwuka wera icyo kuranga uyu mwana asengera mu bwoba, umwuka wera agahindura ururimi akarushyira mu kwizera. Uyu arasenga ngo kanseri yanyishe ndarangiye. Mu ijuru ntabwo bazi izo mvugo zo kwica n'ibindi byose. Mu ijuru bazivuga ngo mu mibyimba ye indwara niyo zakiye mu izina rya Yesu. Umwuka wera ajya afata imvugo yacu b'abana dusengera mu bwoba. Naraye igihungira cyo muri karitsiye, ntabwo mu ijuru bazi ibihungira ni pusi, bwa pusi uri gusimbuka n'ubuki. Bura ntabwo mu ijuru buzi, muzi bazi ingabo z'ijuru, bazi bikomeye. Umwuka arajya avana kudusengera mu bwoba, umwuka arakabihindura mu kwizera mu izina rya Yesu. Ndabarahiye ururimi mu ijuru batazi, ntibazi ubwoba. Muzi impamvu abanyagwa bafata nk'abarozi, hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abatizera. Mwari muzi yuko iyo dusengera mu bwoba ni uguhakana ururimi papa avuga. Umuntu wamenye yuko hano ari atangira kumva amagambo yahindutse, agatangira gusenga amagambo yo kwizera. Ujya kucyana bagwa soza ku kingi babwize ukuri. Nta muntu n'umwe Sipiri urahanga, mushumbura hanga, muza mu itara ryo kwa kabiri. Ni ukuri mbabwije ukuri, ntabwo Imana ijya yumva ururimi rwitwa ubwoba. Niba ari umukeneye guhindura ururimi rwitwa ubwoba, reka mubwire ururimi rwitwa ubwoba ntabwo papa ruzi. Papa ururimi rwa papa avuga ni ururimi rwo kwizera. Sinzapfa nzarama, nzavuga imirimo y'Uwiteka yakoze. Muri ijoro ryo gutabaza ryanjye kwa kabiri, muhindura ururimi mujya musengeramo, mujya musengera mu rurimi rwitwa ururimi rwo kwizera mu izina rya Yesu. Kandi kamubwire aho kutizera uzizera. Aho kuza muri mugoroba kuwa kabiri mu mibyizi ukaza kumara isaha yose uri kuvuga uri papa tumva, aho kutizera fazari wakizera. Afazari nimbura ikintu nkora mbese nta yandi mahitamo dufite. Ururimi papa afite n'ururimi rwitwa kwizera. Haleluya, haleluya, haleluya. Nukuri mwabaribyi mujye muri indirimbo zo kwizera, mujye muvuga ururimi papa yumva. Papa ntabwo aziza nimba zivuga ngo nigusubiza bavugaga bazajiginwa, bayavugaga utwo n'uturimbo tw'amatiku n'amatariganya, bavuga ngo hashimwe Yesu watsinze Satani. Mujye muvuga izo ndirimbo, hashimwe ya Yesu watsinze Satani. Ntabwo muri kuri mu butiku izagusubiza bayavugaga bacirika, ushinzwe bayavuga mva mu ndimi zitari zo kwizera. Mumenye ko kwa data ndumva uyu mugoroba dushaka gusengera muri bwitwa kwizera mu izina rya Yesu. Kuko icyo data akora yaduhaye umwuka wera ngo ahindure tugire muri bwo kwizera mu izina rya Yesu.
aho kutizera uzizera. Kavuga ibintu bya nyuma dusenga Imana. Ndaje dusenga Imana. Ibintu bibiri nta kintu ngira kugahanga. Reka nkubwire. Vuga ibintu. Dore icyo kwizera. Ntanga urugero rwo kwizera. Ururimi rwo data ashaka ko tuvuga. Reka tutagira urushye. Imuhanga batanze umuriro. Ubundi Imana baramukivuza Imana baramukivuza cyo gusenga tujye gusenga. Imuhanga yo legi yatanze y'umuriro. Ikajyana amapironi, ikajyana ibintu byose, ikabishyiraho. Buriya yivuze ngo twatanze umuriro 100%. Bivuze yuko umuriro uhari 100%. Ariko mve neza, umukecuru ugicana gatado uri Imuhanga ukiri mu mwijima, uwo mukecuru ntago azarega regi uko itatanze umuriro. Ahubwo uwo mukecuru icyo yabuze niki? Yabuze kumenya ko umuriro uhari ngo agenda afite urutsinga akonekite n'ibyo regi yakoze, hanyuma bikurure abizane biziwe bihindura ubuzima, bihindura amateka, birangire, hanyuma be mu buzima yinjoyinga ibyo regi yakoze. Kuba uri mu mwijima rero ntago hatandukanye. Mwumve, kwizera ni ukumenya neza ibyo Yesu yakoze, wamara kubimenya ukahuza nabyo bikaba mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Iyo umwuka aradusabira nk'uko data ashaka, abaduha imirwa ngo ururimi rwanjye ngo kwizera ibyo data yakoze ndeka mbijyane mu izina rya Yesu. Ndabagira ngo kiko giye gusoza. Ntibona ko umuntu umugabo mfite n'akazi nkora. Muzi ko nasebye umunsi nse mu buzima, ndaseba nkorwa n'isoni, ndamwara mbona. Muzi byambayeho? Muzi njya guseba? Turimo turashaka ko ndimo ndabazamura mu kwizera, musoke mu bintu byaho ngaho. Aho kutizera wakizera. Kandi yubana n'abizera banabizera, yubana batizera ntabwo bijyana. Njyewe hari rutambwira niyo nta masaha afite yo kumenya imbeba zo muri karitsiye n'ipusi zo muri karitsiye. Kizwe umuretse kumamagara ambwira ngo dusenge ngo arakabwa kitwa Kabobi ko muri karitsiye. Namwe niba ari ishaka bayigwa ariko ntabwo uri kuri urwego, ntabwo nsengera za Bobi. Bobi tuyisengere twirukane ibintu bayishyizemo, ntabwo nshinzwe za Bobi. Reka uzi ko mwabara ko musiga mugira ubwoba kuruta n'abapagani batuye muri karitsiye zanyu. Uzi ko ipusi za mukara ramurira n'abapagani batarira. Mushinzwe amapusi mwizamure kwizera mu izina rya Yesu. Umva neza, uwo munsi seba rero ntabwo njya ndeba imipira cyane, ariko nkunda kure imipira imwe yo hejuru cyane cyane ngeze kuri finale. Hari ari finale y'igikombe cy'isi. Ndashaka ko garimo nkabasengera Imana. Naho tujye gusengera mu izina rya Yesu. Munabishoboye abarinzi bamwe bake bahariya na hariya ni muze tuhamye kwizera. Abashaka turi ibintu byo kwizera muzangamba byo tujye kuririmba. Muzamuke kuri podium mubivuge tuhamye ibintu byo kwizera nyuma dusubize mikoro. Muze abarinzi bake muvanga vange nta kibazo. Ntimuze mwese ko muvanga vange. Abino kore nanga nk'icumi 20 muzano tuhamye kwizera. Ko mutije kuza ntabwo mujyana n'intuza kugira ngo tuze kwinjira muri wa mwanya wo gusenga. Hanyuma tukomeza mwanya gusenga mu izina rya Yesu. Mwumvire aho ngaha. Haleluya. Nabi ibyuma bajya hariya rwose mwe muhageze cyane no nkuru yangize. Hanyuma kuko nakundaga iyo match nshaka kwireba, nafanaga ikipe yitwa Ibufaransa yageze kuri finale. Mva hano igomba gukina ku cyumweru saa moya, iyo kipe yitwa Ibufaransa. Hanyuma mva hano njya muri Amerika, amasaha aranyurana kugenda n'amasaha 28. Niyo uhageze usanga imigoroba y'igitondo n'igitondo cyayo imigoroba. Ngenda match indi mu mutwe. Ngere muri Amerika nkisohoka, mbona kuri screen mbona match irimo, ndicara numva ndishimye, ntangiye gufana France. Ndafana ngasakuza abantu bakandeba bose bagacirika, ngafana abantu bakandeba bakavuze mu ngo ari mu biki, uyu munyafurika byamugendekeye gute? Umupapa twari turi kumwe ankorambwira ngo kuri kudusakuriza byagenze gute. Ndi gufana iyo kipe, arambwira ngo hashize imitsi 2 n'amasaha 3 iyi match yarangiye. Ibiri kureba uri kwitegereza nicyo bitari broadcasting match. Ibi ezita turazizi bafunze stade zararangiye none ikineza ibi bakoze bagaruye mu mupira wa match yarangiye. Ndaseba menya ko nsebye baramwe tukubwire
tukubwira resulta ntimuyimbwire hanyuma barayimbwira ndeba match resulta nayimenye ndashaka kubatangariza ngo hari match yarangiye ituma twizera Imana iri Yesaya 53 umurongo wa 3 byabaye 5-0 nukuri inimba zacu nizo yishizeho kabiri imibabaro yacu niyo yikoreye gatatu yashendaguriwe gukiranirwa kwacu kane igihano kiduhesha amahoro gituma dutinya abarozi tudatinya satani cyari kuriwe gatanu imibyimba ye ibisebe bye nibyo ducisha mu izina rya Yesu. Imana ihimbazwe. Asante. Biracyasakuza biracyavuza induru impamvu twizera tukizera mu mvugo ya data nuko data urimo avuga nurwo kwizera rutubwira ibyo yarangije mu izina rya Yesu. Aracyahari yego aracyahari ariko ni umugabo usiye mu kibuga bakuyemo izamu mu ruhande rwacu nta zamu ririmo bamusize akina n'ikipe itagira izamu aracenga akavuza induru agasakuza nuba arimo arasakuza nuba ari kuvuza induru nuba yaje gukanze nuba ufite ubwoba agasakuza yajya gutsinda akamubwira ngo ahangaha nta poti kibamo match yararangiye. Mwaguruke mabwire haleluya. Ururimi rwo kwizera ururimi rwa papa. Umwana wamenye papa avuga ururimi papa avuga, umwana wamenye avuga ururimi rwa se. Irembo ryera